yatarutse ajya kubona ngo none akayemera gucego ure agatabaza kamuruta ngo akagera wejya yigira gutya uturi nete gutya gitsina kiraryo twakigana twicaye cyangwa duhaguruka Murungi Sabe yagambaniwe bamwe murabyanga abandi murabyemera no bamwe murabyanga kanabyemera n'umunyamakuru ukomeye agaruka muri cyo kiganiro navuze ko Murungi Sabe yagambaniwe ukuri kw'Imana yo shora byose ndarahiye Sabe yaragambaniye byagenze bite rero batazi diru wa Messi 40 igisambo kumbi Sabe barimo baramubarira karita imina cyangwa karita bwana na set ikarita bwana na set mucabe imbabazi Sabe mubabarire kandi nanone muhire tugabanye inkuru zo kumuvugaho Sabe yego kuko urukira mukaso yes reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kugwa neza muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mudukunda namwe umunsi ku munsi reka tuzabana mu Rwanda tuzabantu bari hanze y'u Rwanda no kugira ngo tuzere abantu bari muri diaspora mabwira ngo namwe turakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho nge nitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya mubana mu biganiro bitandukanye tubagezaho aho uyu munsi niceranye na Isiaka manager nanone wa muhungu wanyu mukunda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nizere ko mumeze meza cyane aho muri hose ngamukora mukakurikira ibiganiro tubageza kuri Kigali News 550 ngamukurikira Muhire Jason the promoter ariko ubundi abahanzi barakwibagiye Muhire naga umunyamakuru gusa after studio after amakampanye yamamariza ago tubazo twamamariza ahantu hahandi wacu handi wacu handi wacu bayita muri Urban Breeze bagira sauna nziza bafite sauna na steam uyu munsi bafite promotion yo kushobora kwatanga ibihumbi 10 byonyine ukaba wakota ukwezi kose ariko ngomba kukujyana ejo bundi vuba ni kuri cafe Nyakabanda uvu Nyamirambo yurenze station mu kayepfo gatoya uva Nyabugogo yurenze kwa Mutwe ni rugunu muri metero nka 300 naho ngaho kuri etage mukaba ushobora no kuba wahamagara kuri telefone nimero yabo ngendanwa nomero yabo ihari rwose bayihamagara buri hose ushaka ko bakwitaho mu gihe uhageze rwose 9426 9046 abonye ibyana yabiharisha araba ngo mutoto mutoso nibyane bahinduyemo ngo nyashi ngo gwede mutoso ubone ngo nakana nyine keza ariko nakana keza numvaga tusinye korohera ariko hajemo nyashi aho ni ikindi gice cy'umubiri nyashi ni cyaje cy'umubiri cyo hasi kuriye ariko mu yari ikintu twibazo cyatanye ikiganiro reka tubaza dukurikira baza kudusubiza muri commentaire ni cyo kintu kimwe cyihariye kintu kimwe cyihariye kiza ubwambure bw'umugore cyangwa umugabo kimwe cyihariye muri commentaire nitugaruka tuzakiba kizi iki gihora kireba ubusa bw'umuntu kintu kimwe cyihariye kireba ubusa bw'umuntu babona ari purafu uvuze nyashi reka uvuze nyashi bitanyitekereza tukibabwiye yese yatukireka yore niho muwaka reka twireka reka umunya muri commentaire ubwambure bw'iki ikintu gihora kireba ubwambure bw'umuntu buri munsi kandi tugereranyije ubwambure tugereranyije ku munsi icyo kintu urumva ni nk'inshuro 5 kibona ubwambure bw'umuntu waba nde kwisi gihora kireba ubwambure bwawe ku munsi inshuro 5 ni ikintu umuntu wese urumva atajyane sane ngajye kurirayo twakomeza twikomereze umuhaye umukoro ejo bundi tugize gutya tugarukana n'iki witwa ngo ni Murungi Sabe arakana shaka gukoreka ahantu ndi nibyakunda ntago byakunda abantu dukurikire mbashaka kubera kutuntu zitandukanye ariko bane ntago byakunda ariko ndimo ndababara hano muhi uri kubabara ndimo ndababara hano muhi shanumbi kamera wangu n'umwe cyara hirya bantu setting ntago byavamo muhi ntago byavamo yego uyivugiye inyuma ntago byavamo ko ndimo ndababara hano mana muhi kubera ko ndiwe
banza wigorore uretse gato igorore uretse gato uretse abadukurikiye ko bagomba kwishima arwambye ngo cyane bagifite ubwangu ndabufite kuko nta mafaranga arata shamuhi kamerama nshiko nakazi urimo urandeba neza nimba arimo n'umuteguro wanjye kuko ndimo ndababara hano muhi babonye ndi kukureba rwose banzu shooting hano sha undi hari umuntu avuye gutya babonye aza gutya akata gutya tanyuramo gutya tegera gutya abaragiye babonye abaragiye niyo mpamvu nababaraga akimara kujya hasi imbavu zaramenetse babonye ahantu yanyuze ngo yanagiye shamuhe bagabo barabona sha muri bagabo barabona nure bamwita bagabo barabona nuko igigana cyo tugitangiye yarakorotse sha intebe yeza ruguru gutyo kwa guri yari iteye sha bagabo barabona muhi bagabo barabona sabe mwana yangane bro yangana ko tugiye kugaruka ariko dusubize aba big energy bose dusubize aba big energy wagira ngo turagaruka uko warutarutse hoteli none se yagwara tarutse sabe batarutse agira gutya kamerama uri tayari shaka utaruko utishyuye wowe yatarutse agira kwa ngo none ndebera ucyengu ure agatabaza kamuruta ngo akagera wejya yigira gutya uturi nete gutya gitsina kiraryoha twakigana twicaye cyangwa duhaguruke kuko aho ngo haguruke byabaye ibibazo bagabo barabona reka tugikore wicaye aho ngambwira uri kuribwa he urubavu rurimo ruranki oya uri kuvuga ukabyica urababara he mu rubavu nuvuga nicyo kibazo kandi bavuze ko atavuze ngo ariko uburibwe bwagaragaraga mu maso yereka ko ufite uburibwe si cyatuma katavuga yibazaga miliyoni amaze gutanga bakazijyana bikanga za sniper yego turi mu madirishya abandi ku macati reka nicare nzo kubivuga neza mu haguruka wamfura wicare neza habura nashaje n'uruhara rwarameze ariko Fatuma arafura Fatuma sha ariko mwade subscribers mwade views koko yego ibi ngibi ninde munyamakuru wabibona ni ngibi nawe aceka bavuga ariko reka manzi sabe ari umuntu navuze biramubabaza kandi wenda ntago abagabo bakirwana inkango zikirwana kimwe ko nabagabo bakirwana urumva kansaye mbabazi jihad yego jihad much respect umukuru w'abashu jihad wale bro turaziranye turabavanywe turi inshuti ariko mbabarira muri cya kiganiro twakoze jihad cyaramubabaje yego jihad cyaramubabaje yibaza buryo isaka azamukubita kandi isaka ari inshuti kandi jihad ntacyo dupfa ariko twarasesenguraga ariko jihad mu kiganiro uzacyo kurankurikira jihad musaba imbabazi tugaruka mu cyandiko rero yego sha none uyu munsi tugarutse hari indirimbo ntago nyibuka neza indirimbo Negdije General aririmbye ivuga ngo iki avuga kuri Karara ari umukara mu nkoko Karara mu nkoko mu mazi bishokora ubundi Karara yari umukobwa gihomora muri ndirimbo nago narayibagiwe ibibazo bya Karara byataye afite imyaka 9 akiri umwana muto ariko ari umwana utarabayeho neza mu buzima bw'isi utararezwe neza na se na nyina ni umwana avutse mu myaka 9 arumva atangira kwipapara ni mama yego abipfubyi atari imfubyi ariko isi igenda yaguka n'iterambere isi sha aza kugira gute aza kurengwa yibagirwa iwabo wambeho yego sha Karara ni umukobwa Negdije yabiririmbye wakundaga kwicuza akunda n'abagabo akunda n'icupa akunda na diki aya ibyo ni nibindi oya Negdije yabiririmbaga yego Karara rero araje mu mihanda tisha Negdije warandirimbye narakuririmbye
yego sha nanjye aho tuzahura hose rero nzemera nshore n'igitsina cyanjye nzemera nshore n'ubuzima bwanjye isi igitsina cyo kandi kibaze gukora iki nzemera nshore mu kigo cyanjye cyose ariko aho uzatsikira zaguta amazi igitsina cyo kizafatanyije na batayo yanjye iri inyuma yanjye anza wumve yego ya batayo yanjye iri inyuma aho uzatsikirira isi zakubona abantu bazakuvuga nubwo negidene wagafashe ukava hakurya hari iwawa ntago ari umuhanzi turimo turavatemo turatanga ingero aramvuze yavuye hari iwawa buzima burakomeza rero Karara rero tugaruke mu cyandiko cy'uburyo nakorotse ndacyababara ariko ntabwo navunitse akaguru avunitse mu mbavu navunitse mu rubavu numva mfite na depression ibirimo biramvugwaho n'ibintu uzi kunyura urakanyura urumva urakanyura mu macupa ya ji ariko ji zirimo apari mu macupa atarimo ji n'ibikarito ibaza urukweto rwiza nk'uruniguriye ruri kunyura mu ki mu macupa mu mazirantoki urumva mu mizi y'ibiti ariko muzi y'ibitani bamura mizi y'ibitani bamura aho turi mu ntebe norogera hano nta biti bya turi kuri gitotera ameze neza ntabwo nkwereke ariko abantu turi babi nagomye mvuga ko umurungi Sabe yagambaniwe bamwe murabyanga abandi murabyemera n'ubu bamwe murabyanga mukanabyemera n'umunyamakuru ukomeye agarutse muri icyo kiganiro navuze ko umurungi Sabe yagambaniwe ukuri kw'Imana yo ushobora byose ndarahiye Sabe yaragambaniye byagenze bite rero hari indirimbo yaciwe mu Rwanda ko ntago twayivugaho ariko Sabe yazize isambusa sha ariko nyine urumva kubw'inda yatunane indi koresha byinshi ngwino ndebe shani bakoze ikiganiro we mora Felicita bishimye abakobwa nibo batanze barakibonye muhi bishimye banezerewe wumvisha akaganiro bigeze gukora kera akaganiro nabonye shaho keza sha muhi abantu bigeze gukora kera abantu ubanuye mwe abantu Sabe reka nkugira inama kano kantu ntabwo bwisabwa ushaka kuvuga umugabo wari wewe ni ngiye uri kuvuga ushaka kuryamana n'umugore wari wese siri tekne utamurebye no mu maso mwamara kumara ibyo mugore umugore wanjye arampamagara ushaka kuryamana n'umugore wari akoze rimwe se idibwe reka nuko iki we ntawe gutwara umugabo urumva ko ntunamukontorora wowe ubazamutwara ubizi cyangwa kangusubize mpera uzakuza utazi reka mpera umugabo se ni igitambambuga umugabo ni umuntu ariko si igitambambuga nahereye nkubwira ko umugabo wanjye yujuje imyaka y'ubukure umugabo se ni igitambambuga kandi natanye nkubwira yuko umugabo wanjye yujuje iki imyaka y'ubukure hari ikintu tumva umugabo we ntago ari umwana unati umugabo ni mu mutwe unati umugabo si igitambambuga ntacyo mwumvamo kandi ninde wamubazaga ni Sheri ni Sabe nyire burasaka ariko nese ntago ari Sabe na Mingazi ngwino ndebe bose ni bamwe nese mwisi abana bane b'impanga bara n'abantu bamwe ushobora kurya umwana ushobora kurya ukuru ukarya na butoya nukuri kw'Imana mu bara abantu n'abandi Imana atandukanyije ariko imitima yabo ni imwe uzuko je hari ubukwe nabonye muri Tanzania bw'umugabo washatse impanga ebyiri none se aricyo batweka ari bamwe nk'abana banjye babiri bararwaye batoya urumva bari batangiye ishuri umwe yararwaye undi bamujyana ku ishuri ageze hagati atajya ku ishati arakaraka kanjya kureba muri umuntu wanjye yanga kujyana n'isana agakijya kwiga ni bamwe rero muhire yego tubone muvandimwe mu big inajeri ku mugore mu kubarizwa mu Rwanda tujye kubona tubona rekuye icyo bita Kate ararekuye ati ibi ni ibiki space kuri Twitter
abari kodinga bari kodinga ibyegeranyo birafatwa abanyamakuru bazi icyo bita umukoro mwakubashye yago nyamara arimo guhindura imihanda ya showbiz yicecekeye imihanda yahindutse umwana w'itabago yicecekeye n'ubu turavuga kubera ko arimo kuduha akazi oye ikiganiro cyashize nabonye n'akana kamvuze turatwana dukuraho ubundi tuhitwana turatanga isiyaka ngo aha amafaranga ngo isiyaka uramvuga koko njye narabibonye si wamutumese nahise umuntu erega no n'uruvugiro rwa buri muntu wese ariko njyageze avuge mukomeze muze muvuge muze ariko araba twasibye ibyo ngibyo bidushimira barabirukanye ni nk'uko twasibye nasibye babana bajya ku idarapo ry'u Rwanda bakarahira gutya urasubira mu sensiro nawe ati mwakitonze idarapo ry'u Rwanda kandi igihugu mwamukinisha umwebo bagiye mu nkoko sabagira gutya rero tugaruka kuri video twabonye ejo turi kwa gatanu munsi y'Juma Mubarak Juma Karim Juma nziza ariko twari n'ikiganiro twibagiwe urumva kuba twasabira buri wese ubabaye ufite umutima uremereye ufite umutima ukomeretse wa muntu abuze ibyo kurya wa muntu urumva ufite intimba ku mutima mwihangane Imana iri kumwe nawe mwihangane Imana iri kumwe namwe muhire rero sabagira gucyarare muri iriya nzu kagira inkuru rero agera kuri gutya arare muri iyo nzu kagira inkuru arimo kurya yirira agasambusa sha kagira inkuru yirira isambusa kandi ruba rugo Sabi yahoraga ari usambusa sinabikubwiye ngo rero kameramani nagarushye mu maso ye ahoras kakura mugavuga ati ibi bintu bibaye inshuro nyinshi ariko gahe ni ishabere bapfaga iki bapfaga iby'isi n'ibiki n'ibintu biraha n'ishyari n'ishyano yego ishyari ni ribi n'ubu nice munajya mu kubana ngo kirazi kaba kibwanwe ndabufite wasanga na sota nabufite twikomereza arare muri iyo nzu ibyishimo kurya neza kunywa neza kuko umugore asabye ari ibere ngo hanze niyo makuru numva ariko sinyahagaze yego batazi diru wa munsi 40 y'igisambo kumbi Sabe barimo baramubarira karita imina cyangwa karita bwana na set ikarita bwana na set kandi set ukaryamye kandi burya set rya bwana iyo yimitwe set ni yagwe ni nka danje uzari no mu kibuga umwe ara setting n'agatsinda ramugabo nabonye ejo bundi wamugabo umugabo mwiza ufite isura nziza uranashingura nasobanutse ariko ari cyo waduhishe turabisubiraho birangije yagararyamye ngwino ndebe nawe ndakugarukaho ngwino nde reka nkwibarize ijambo rimwe uriya muntu mwe kuri mu gipangu mu muraganira uri imbere ya impande y'amashyiga mwaganiraga iki ari imbere yawe uri inyuma ye mwaganiraga iki nimba utaragize uruhare muri kara kagamba umugabo buryo agaragara muri video wagira ngo ni nk'umukomisiyoneri waje gushaka inzu hariya umva nyine kuntu byemeze bira ari ahabora sabubwa araraye saa 3 saa 4 zirageze ngino ndeye bahita asiga Sabe mu nzu abafasha gakapa abageza yego aratangira chatting avugana na komisiyoneri imbere sniper map ibindi byabanje nawe tuza kuvuga barapanga bashaka uburyo Sabe aza gucika nyuze mu bisheke yego muziko mu bicupa by'amazi mu mifuka mu mizi y'ibiti ataruka cyane bwo bwa cyara twarigaga tubaboro bwawe bwiriraga mu mazi ugatoca n'ubuki imitusi aya twarabwigaga bwabo boro bwiriraga mu mazi ugatavuga Mariya n'ubuki cyarabwibagiwe ubushwiriri yego abageze hejuru ati cyane ubwo ari amazi nimo nayirebamo nayoga abamanutse Sabe waragama Era filme toiro kuchira Era filme ni Dani Rambo sha muri sha Sabe jamani koreze no umugabo mugasake mboye ariko twarebye filimi Sylvester Stallone
Rambo. Nubwo komisiyoneri amwe tugiye gushaka uburyo uza gucikisha Sabe himba umucana mu bikari ukamutarutsa nimba umukubita mu mugongo ukamusohokana Ibyo birakureba. aho umucisha hose ngo ni nk'inde wari mu guhamagara inde wamujama babere kumwe bicanye nawe nyine aho ngaho kumbi hari undi basetinze mu kirahure Cameraman. abagabo batatu wa mukecuru yavuze uriya bigana n'indebe amubwira ati gutya na gutya ubwo barimo gucata abwira Saba tujye gusohoka urumva uce mu muryango numara guca mu muryango urumva uce mu gikuta uhinguke mu mizi y'igiti uhita uzamuka hejuru ubwo nk'agashwirire ibintu mwakoreye Sabe wa muntu wa kamera ariko reka mubwire muhi muhidutinya Imana kamera ntabwo irimo kundeba Yego. sirimo ndayireba Yego. muri umuntu urimo kuza imbere yanjye gutya mfite telefone ntabwo mwana namureba Kandi ngo simana uretse gatoya simana na gukamera Yego. uriya muntu yasohotse urumva yabanje gufata amavideo chat bajyanaga n'undi ndebe ajyana n'amujyama wari bashaka buryo acikisha Sabe uriya mujyama Sabe mu gihe hari ikintu bajya bakatamo utuntu bagenda baducurika ariko twaye nk'abantu dukurikira turabibona uburyo yavuye mu nzu twanabona agenda anakamera no hasi ashaka uburyo asohoka ava muri rya dirishya ariko Sabe agisohoka akavideo uza kugashyiramo agisohoka yasohotse wa muntu wakameraga ari imbere ya Sabe ari hanze ari imbere ya Sabe yaza akamureba ko Sabe yikubise gutya aba arasohotse mu muryango umuhungu uko yagendaga gutya uri imbere muramufata kandi yamurebaga amaso ku maso yamurebaga iki amaso ku maso noneho umuntu atazenguruka Sabe amujya inyuma afata Sabe arimo aragenda anyura nyine muri za ngundi twababwiraga ageze imbere Sabe yasubije amaso inyuma areba wa muntu nubwo Sabe yanze kuvuga yasubije amaso inyuma areba wa muntu arongera aca mu mizi y'igiti wa muntu ati kandi Sabe ushatse ibi wabireka Yego. Amajwi yumvikanye muri video yego none se nimba atari akagambane mujye muri komate mutubwire nimba atari akagambane ko kiriya muntu ko yari afite ubushobozi n'ububasha bwo kwirukankana Sabe akamufata bati hagarara urajya he ko cyamuretse urumva kugenda mu mizi y'ibiti akagenda akamuzumira akagutaruka urambwa wewe ngafite agatelefone gaciriritse uramugabo usobanutse ko urabona afite agatelefone gaciriritse content genza ne gatuje kanyitse mvuye gatuje ntago nabaza guhamagara kandi mfite touch mu mufuka mumfasha kandi ufasha yafashwe Yego. Wabyumvishije uramujama rero Wari miliyoni 8 zabanje gutangwa nahagazeho. Babarazimize. Udahagazeho. Babarazimize. Amwe bati miliyoni 20 nizo dushaka. Saba afite byinshi Imana bimutera nimba ku mutima. Kode Briso yarazamutse. Miliyoni 8 ngo badukenyereyeho. Nitubivuge. Umukobwa ariteguye asize umugabo mu buriri arasohata umugabo mwiza itegure neza yambaraga kweto gafungiye urumva kagofero rinete ucana umwana yamwidirishya gute muhire gute abantu mukurikirana nimugasesengura cyangwa umukira abantu imanza mutabaje gutekereza kabiri sesengura umuntu uri mu idirishya arimo arafata umuntu uhagaze imbere kandi iryo dirishya ukorebaga neza ririfunguye. Oya sinzi radirisha buretse gato muhira naho tuzajye buretse ndimo ndagena sinakubisamo inkuru nigira kuri tele mwese bakigwa mujyayo isi uzajye no munzu ye kandi avuga ko ari hagituye n'uyu munsi ura muryango yacomotse muzavamo mbereke n'uburyo yanyuze ku gikoni mbereke n'uburyo yanyuze mu mizi y'igiti none nge nzazamuka hejuru uzashaka kamera 3 iyi ngiyi ni yanjye n'iyindi tuzakodesha imwe tuzashyira inyuma nzatarukira uzanataruka tandaka ubwo se uguvunitse akaguru garuka cyangwa singaruka oya ihangana ugaruke mbabarira urumva ko uvuze garuka cyangwa singaruka garuka rwose mbabarira garuka warundakashe yego musetinge ngiye uburyo nzava muri iriya nzu nzayivamo nkate
wiruka none zanambaye uburyo Sabe yari yambaye iriya myenda wayibonye neza agasuresi agapira k'ubururu yari yambaye yego ubundi nanjye nyine mu bisheke ubundi naruke bada ngo ninaruka nzaba naruka bimeze bite irangwa tuzayikora munsi ndabona setizemo amapine uzataruka kuya ninaruka urumva nzadepasa imodoka izava mu rugunga no kuri 40 shu munsi y'umuhanda utamagara kuko njye ntago nzago mbunike yego urabyumva neza muri sinzago ngo ngiye ngo mbunike nkuko Sabe yasikiye yego akimane niyo yaturinze iza turinda ihorera imana mu migambi yayo Sabe komera mwana muhire yego muhire sha urababaye nawe se ariko nyamwanga kuvugwa aheze mu nda kwa nyina nyamwanga kuvugwa yeze mu nda kwa nyina abo Sabe yimye ibiganiro barimo baramucika ari urutega abo Sabe yahaye butamwa na ngenda barimo baramuvuga abo Sabe yahaye amataka basigana amavuta barimo baramuvuga si muvugiranye n'amavugo kumuvumba nanjye byambaho ahe byakuba kuko nanjye byari bigiye kumbaho utwara umugore w'abandi ntago mpari ariko akaruta kandi karakamera siko bigenda se ibivugwa yuko ngo uriya mugabo ashobora kuba yategewe indege na Yago akerekeza mu gihugu cya Uganda aho bivugaho iki koko migambi manasuwe ubivugaho iki mwingo he Uganda kwande se aho bakoreye ikiganiro nyine kwande jumbwira urumva unansobanurira amakuru avuga yuko uriya mugabo watanze iriya video yategewe indege n'uwitwa Yago kugira ngo ubwo murambwira Kigali urumva nimba ari Bugande cyangwa n'imyo ndege urumva yaravuye wabaca katano ku mumena urumva ikazana hirya mu mujyi kandi ngo ariko yagura mukinisha umwana nkwa amata umwana witabagura mukinisha wowe kandi ngo ubwo yitegeye none nyogoye arawe ntesura mugabo byagenze ubwo yitegeye nyogoye ego ariko no mu kiganiro inyogoye ntago ari kumwe na Yago kakaya tuvugana bari hehe yagaze ubwenge bro yagwaze ubwenge bro ako yagura mukinisha bari hehe nde mufana umva batuje kuvuga jambo ariko ngiye nkunda umuntu ntacyo nitayeho ngiye mfana Yago nta kintu nitayeho nta zina nitwa ariko ngiye mfana Yago nta kintu nitayeho kenda namufana kuko Yago reka mbwe ejo bundi nitse guhembwa kuri YouTube ntago nzabara amadolari 30 zabona boye kuko navuzeho Yago kuko yaduhaye cyandiko nejo bana gukubitamo iki ahita dukubitamo indi video tugaruke twongere zamura mumbona hano kecyo kiganiro cya harya ni Maisha Entertainment mukore subscribe no kuri Kigali News 25 muzabona dukubitira ababaza kandi natwe bantu twerekana biba byabaye none ubwo rura pangu tuzarujyamo n'usabye bagirwa mbabarira kandi tugomba kuzagerayo inzagera nambaye tibare ko kuri amugaza hande hese yakayaje sinara abantu bajya kunkutana kuri Girito Hotel ariko ngo nitwigira turanirwa kireke yo twarwaye yego hari imbaraga zo kubikora giye pori kwabivuze ngiye ceka tu sinyina n'abana nyina n'abanyene ubu nimo ndashaka urumva nyirakuru wa nyirakuruza niwe nshaka kujya mu rukundo nawe kuko banyina nabo batajya kunanira no kuri mwe n'abashafitaga babyanze banyina baza kunanira kandi abana niribo ndashaka nyirakuru wa nyirakuruza kandi mu kiganiro mwe tuzakora igihe kimwe nzanicaranye na nyirakuru wa nyirakuruza mu kiganiro uri kumuha kandi nzanamusoje namusokanye hehe kuri Girito Hotel turi muri piscine nkunda umugore wanjye kuko ntagajyayi abata umugabo wanjye bari mu biki hoya ahubwo nta kintu ndazambwateka ngufure umugabo wanjye ibyo uzaje kuri kamera niyo mpamvu usaba ikinyange sha nakore ko ndatoze fatura kabaho ariko baraho ntago nzakuza rakaraka ahubwo kuzamufungurira cano yego ayakiniraho n'imanga ajyana n'imana n'abana banjye bareba ubuzima bw'iwanjye kuba bumeze ko nta muntu uzamubona ngo afatama ni nk'umunyamakuru bwa Nyengo dibiganiro murankunze rero murankunze
bakomeze bagukunde ndabazi mukoze mu nkunde nuko rero muhire nzataruka gutyo yego nerekana uburyo Rambo yanyuze mu bisheke avuye mu nzu tujyemo hariya ariko ikintu nabonye uriya mugabo aragira ati twafashe Sabe impamvu twamujyanye hariya byari kubera izina rye twakoze kugira ngo tumuhane ngo twubake sosiyete nyarwanda tudatuma bijya hanze none se wa mugabo haramvido batanze haramvido haye karara ngo hano hepfo turi kuri SP hano ariko sha ntago turi abana bro ntago turi abana ahubwo ngwino imihanda nawe ikote ngwino imihanda ikote ngwino nawe ujye mu bandi amatamuneri amavuta akoreshwe hose uvuguye hite twakubonye ahubwo nawe ujuza urumva nimunywa n'akango n'umukristo ari umukristo niko yavuze ariko babaza Imana kandi Imana izako nyine Imana ikunda abanyabyaha kandi nawe biriya bintu nawe yabishobora kuba yarabiciyemo igihe kinini baretse ngo n'umudevorce baretse gato nimba rero baretse reba nimba ari umukozi w'Imana urumva ari intumwa y'Imana n'urugero kuko twese turimo ko utangaza ibikorwa byiza ni sawa nimba ari umukozi w'Imana kujya afashe amafoto n'amavideo umugabo mugenzi we akashyira ahantu ku karubanda isi yose kamubona ntugakinisha Imana kuki muri korowani turi kwa gatanu ni kwijuma mvana mve gusara urumva baravuga ngo itakuza katwati dutinya Imana mu byo kwitinya nituzakirire mu Mana wongura umukozi w'Imana wafashe amafoto Murangera cyane umuvugizi wa RIB urwego bamwita ngo dogiteri Murangera cyane nimvanyeho dogiteri babyumvije yaravuze ngo kwandagaza gusebanya amashusho yo koza soni guharabika mugenzi wawe byose ni icyajyanwa n'amategeko yo ku myaka 3 ku myaka 10 sadarandagajwe ashyirwa mu ruhame bashaka kwica kariyeri ye ariko umugambi Imana si uwejo basi amusitire basi amufata akayareka iyo atari akarara amafoto ari kujya hanze uyahaye karara urumva Sabe yagira nayo ko bikaza gutuma Sabe yibonera umusambi akavuga ati wa musambi ndagurukana nawe wa musambi turaguruka ako minzata kubone wa musambi turagurukana arawe urafata haramu inguru bitagireba n'izubuka wa mbwa nagiye Paul ngo mwane yagahinda ngo nawe ari uko nzabakiza igenza muri no mihanda mugafana Kigali News 50 na Maisha TV gukora subscribe urumva muri ugafata umusambi urumva ukawugereranya nayo ntabwo ndaharya ntabwo biryo kuri gitoteri biguri mu 15 nefu muhari 9 sha ukafata ariko akaruta kandi ngo iki nuko yigereranye nefu ni azajya kundega nge wabase yese nisize mu korogo nta mushijya yisize mu korogo ntabwo yanyisize mu korogo nababyanje bisize mu korogo urumva arawe ari umugore witwa Mama Nyamirambo yashaka kuguhinda urabona kuntu umuntu umugore bari gikara hari amavuta gura 35 mu korogo ngo mu Rwanda baci ariko none naho nunze urutoki ko mu korogo nago ime nunze urutoki hari amubiryo gwarugura nuza torozora nunze urutoki urumva none abaraza mwishashi bakuraza abaraza mwishashi yuri igikara akuraza mwishashi nk'umuntu muri sauna indi hari hepfo yacu ubyukuru umuzungu reka nawe none agata gukubita buryo bagi cya kirungu katona mukwati we mwahura mushyira kuzubure barasa harasa ratonyoka bagenda kumanywa se bagenda ijoro nk'iry'imbwa n'ibisimba n'ibiti n'abajura wabyumvije impamvu uze gutyo rero urumva ririya ni ishyari urakarara afite ishyari ngwino ndebe afite ishyari Sabe katamugura imodoka nk'iyo ngwino ndebe afite
wabyumvije amufitisha y'iterambere yagezeho wabyumvije yego bya Sabe yakorewe ni ibintu byari byarateguwe bro ni ibintu byari byarateguwe kandi biriya bintu byabanjijwe habanje kuba ibiganiro hagati ya bamugira inama ngo nanjye naradevoreshije ngo ibintu bibaza abagabo badevoreshije ngo iyo mbitekereje ngo nkabitekereza bituma dusenya ngo reka nkugire inama ngo nk'umugabo mugenzi wawe ngo wibikora mugenzi urasa ni mwene se cyangwa ni mwene nyoko ubu umugabo n'uzangwe n'undebe mufana iki uri kumuvugira urimo namuvugira ngo Sabe urabona ibi byukora arawe ninde udasambana se ninde udasambana jya muri komante ninde udasambana ninde muntu udasambana uri imaze cyangwa twese turi biri aho ngaho byirwa by'ibibungabunga ese umuntu asambana kubaye ko ari we ntabwo ari ukuntu usitara ugahita ugwa mu mwobo rwose birasaba irasita imarira isambusa ese yatugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ntabwo turasoza mbabona urabishese oya ntabwo ahubwo wowe nangize ngo ahubwo turacyavuga yego tuvuge kuko nyabiti ngunguru 440 z'amaga ibibazo kuri mwe ndavuga ntararye ndamutse nariye byose uvuga utararya nuko bakomeza ikintu akundi uriya mugabo yaba turiya mukecuru ibyavuga nibyo gusa ikintu atamenye uriya mukecuru uriya nyine nakora ikiganiro ageze kuri tele gusa ikintu uriya mukecuru atamenye ni uko uriya mukecuru atamenye ibyabanje kubera mu gikari nibyo atazi akabona ahubwo umuntu yaguyanga ajya gutabara kandi uriya mukecuru we yari mu bahamagara inzego kuko niwe ari mu buyobozi ntabwo yahamagara ubutabazi ati biravuga ngo ngwino nawe yahamagaraga abantu urumva bashaka kuza urumva gufata amashusho Sabe ngo ni ngwino wagiraga gute arazamuka guhatebuka umushoferi ahantu yari ari nawe yari kundaye umushoferi yari kundaye impamvu yatinze ndakwirukana ati mabye kanambara ikabutura kuko ntago nza kwambara bogise kuko ndakwiya bawara nakwinye abagabo geta bamuterura mu biganza bamwirukankana imodoka yatinze kuza ngo reka tumujye kwa muganga ngo nishanga itugongera we ukunze ubuzima bwe ukunze yaguzima nako Sabe ubuzima bwe kurenza bwa imodoka ngitangonga ndavuze cyane na rasi yanjye ivamo wasanga ngwino ndebaje mu maguru yanjye babyumvishije tujya kwa muganga turagira ariko mwabara abantu mudukurikira bamwe nabo muri injiji ngubwo namujyanyeyo yamujyana kwa muganga ngwino ndebe yaramusize niba bamutaba kandi none umuntu aterura mujama umuntu ateye Sabe ntago ari muri babajama ngwino ndebe urumva ntago uwo mujama bari kumwe barimo baravugana uramujama ntago ararema ahubwo hari wakomeraga hari abakameraga hano wari ushinzwe kureba amakuru yo hanze nta mugabo ngwindore wari urimo hariya mu gipanga tanse batazarababeshya nta wari uhari abari muri cyo gipangu nibo bari abo turibaza ngo cameraman wa Sabe yarari ibyo tubyihorere bageze kwa muganga ngo banze kujya kuri reception baramwihutishije batangiye kumuvura ngo ndari mfite nginomena ngo z'umugore wa Sabe wazikuye ubwo nawe wigeze kugira icyo ukora wazakoya zitunze gute uzitunze ute dutekereze muri azitunze ate wabwo na muntu ngo terete uzitunze ngo agiye kumuhamagara ngo kugira ngo mumubwire ngazenga umugabo wari muri hari mbaya n'ibiki ngo niba barinje ngo mutanisore ngo sinzi ko byagenze arawe n'umwana asigaye avukana ubwenge maratubeshya mwebwe ahubwo wanaye umuntu bitayago bana muri showbiz mumugendere kure hakurikiyeho Philipita hagiye kuza murinda nkuba murinda hakuze kurinda ahantu habi imana cita ngari utahiwe uzi kurinda ahantu habi oya cita nyine cita nari birya mana nabona navugana nabi erega mana muhiretse tuvugisha ukuri sibyo ni imana kuba ngo ni wihishiye nzakugira akabanga ariko imisi 40 gisambi igeze kirafatwa ntago mvugiye Sabe kuba ataraciye umugore we kuba atarasambanye kandi muri ko baravuga ngo twirinde zina n'ubusambanyi urumva nta ngaruka nziza z'umusambanyi kuriramo sida gakoramo mburugu
bakuramo imitezi, bakuramo tefaide, telekomunasi, ibintu sibyo na tifoyide se byose bibamura va mu mwanda. Twabanje ikiganiro byibuka neza, yego nkubwira ati niki kintu kibona ubusa bw'umuntu buri gihe urumva ako ni akantu k'akabazo twazi bazadusubiza. None se muhi iyo uva ucomeka n'undi azacomeka n'undi azacomeka haba harimo umwanda. si umwanda twirinde ubusambanyi rero. Madamu tunasoza, madamu Sabe mubabarire ni ukuri kw'Imana ndongera ndapfukamye kuri kamera. Ariko yamubabarire, wabonye ko na post yaburetse narenzeho muri narenze wa mubyeyi we. Natwe twarakosheje, twababaje abadamu bacu, twababaza abafana bacu, musaba imbabazi Sabe mubabarire. Kandi nanone muhire tugabanye inkuru zo kumuvugaho Sabe, yego kuko urukira mukaso ukica nyoko, kuko umugabo mbwa asega imbohe. Mumubabarire. Wumvise ko yago yavuze ati uzajya mu ruhame rw'abantu ubwo ati nk'abantu mwe kubwa kuba gukunda isa musirima magi mumbabarire ntabwo nzongera. Azazagira gucya pasi Sabe avuga ati mumbabarire ndabiciye bugufi basabye imbabazi kuko ni umugabo wanjye namara kumbabarira mukambabarira n'Imana izambara icyaha cy'ubusamanye nakoze. amen. Madamu Sabe mubabarire, ababigina byose mubabarire, abafana mwese mubabarire, ariko mwibuke ko ari abantu agire neza. Nimbaraze content yo gusiga abantu bitunguru n'urusene mu maso bakarira bagahabwa amafaranga y'abadiaspora. Ibyo nibye Nibya birakureba kuko natwe bamwe na bamwe nge narabiretse bakora content. Sibyo? Yego. Ariko mu badamu amafaranga twamaze tubazaniye inkuru kana amatike yarabuze. Nazo zya duturisha dushaka kode zacu za momo. Ari ufite kode? No wabaza tuzabahe kode mujya muri commentaire kubera ko urumva nyamara Nyamirambo ni gitsi. Kandi kamera iragurwa urumva, batiri iracagingwa, lenzi n'ibingi n'amabuye. Abafungure barako duhabamo n'amabuye. Aho n'amabuye aragurwa. Amabuye. Ugahora n'umuntu ngo ndagufana ngo nakoze subscribe ngo n'umufana wawe umufana wanyeze sakomeze mfana kwa editinga kwa prod kwa export uzi kuntu imfune ziba aramfana kandi akanyica ngo limit. Nomero za kuri screen ziriho, izamuye kuri channel ziriho mumuhamagare. Sibyo? Ariko Sabe gusa nibaje kumuvuga nabo natuzaza. Yego. Ariko muhira ibintu bibiri. Icyo cyane ko nakubwiye ntuzakibagirwa. Nagomba kuki. Tuzajya muri ranyu nsokemo nkuko Sabe yasoze. Wiruka. Ko umuntu yaza kuye naga azajya nibisha mu nyigane nago cyava ngo akinjiramo. Do. Nge nzakinjiramo. Jewe ni Imana n'inzara nkatinya no kugambana igihugu, nkatinya no kuba nakica umuntu urumva, nkatinya no kuba rikoze mwe nakora, ariko nta wundi muntu nge